neza. Nitwa Vincent. Imigisha ikomeje kuba imigisha mu karere ka Nyagatare. Imigisha ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo ari kubona ibitoki biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bakoze amavideo, abandi bagatera amakomenti babatuka bavuga bati ibintu ntago bibaho, nta gitoki cyakera ngo kigare gutya. Dore umurima wezemo cya gitoki nababwiye cyapimaga ibiro 400. Uyu muhinzi w'uru rutoki rero yitwa Kabagambe. Ushobora kumva izina ry'ikigande, ariko hariya mu Mutara akenshi na kenshi hari abantu benshi bakunze kwitwa amazina y'Abagande. Iri ni izina ry'akabyiniriro cyangwa se n'izina bakunze kumwita kubera umugabo akunda kujya mu Bugande kandi agakuraho insina zo mu Bugande. Izi nsina rero zitwa fiya, ariko izi nsina yaziguriye mu Bugande, azigurira ahantu bita Mbarara. Aho ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ukajya mu Bugande rero bikazana umubyare wa fiya agatera. Ariko ibitoki bye rero ndere mu gihe cyo gusarurwa, ibitoki byavugije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo babonaga igitoki kikurewe n'abantu benshi cyane. Igitoki cyari cyarahiriye mu butaka. Ushobora kwibaza ngo iki gitoki ko kimaze amezi 3 cyanye, nikimara amezi 5 kizaba kingana gute? Uri kubona ko cyageze ku butaka. Batangiye rero gukora umushinga wo kuzajya cukura uko igitoki bwije nuko bukeye niko kizajya kimanuka mu butaka. Ibaza insina nawe zingana gutya zose zifite ibitoki, nabisarura ahantu bizajya, nabisarura amafaranga azakuramo. Kabagambe rero ubwo yasugwaga n'ibitangazamakuru yavutse uburyo ibitoki ajya bihinga nawe bikamushimisha bitewe n'ukuntu insina yabaga ingana. Ati ni insina ziba zibyibushye. Ubwo naziteraga nanjye siniyumvishaga uburyo byakera ibitoki bingana gutya. Ati gusa nabyitayeho, urabona hano nawe ko nakoze amasuku, nta cyatsi kimbereye mu rutoki. Ati buri cyatsi cyose cyameraga niko nagikuragamo. Ati uru rutoki rumeze nko mu rugo, ni nko mu buriri kwa kundi umuntu ajya kuryama akaryama agatuza. Ati nanjye iyo ndi mu rutoki rwanjye mba mfite amahumbezi meza, mbara amafaranga ya buri gitoki, amafaranga nzagikuraho, ibiro kizapimura mba ndi kubyibwira. Uru rutoki nawe urugezemo ntiwakifuza kuruvamo. Haba harimo akayaga gahehereye, mbese nawe ugezemo ntiwakifuza kuhaba. Abanyamakuru rero twagezeyo twashatse kwifotorezamo, uyu mugabo arabyanga, aravuga ati mundekere urutoki, urubingi ugomba kubifotorezamo gusa, kikuza atanga amafoto, atanga n'amavideo warurimo. Ibi bintu rero byakomeje gutangaza abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo babonaga ibitoki birimo bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nizere ko musobanukiye aho ibi bitoki biva. Hariya mu karere ka Nyagatare muri Nyabwishongwezi, nyiri urutoki yitwa Kabagambe. Kabagambe rero niwe wakoze uwo mushinga wo guhinga ibitoki, ariko ibitoki biri kugenda bivugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abaturage rero bahariya Nyabwishongwezi nabo batangiye guhinga, dore ko uyu mubyare uva iki gitoki uyu mugabo ngasigaho ugurisha ibihumbi 80. Ibihumbi 80 byose ukagura icyana cy'igitoki cyangwa se cy'umubyare ukajya kugitera nawe ukaziyezereza. Abantu benshi rero batangiye guhinga iyi mibyare ya fiya yavugiye mu Bugande izanwe n'uyu mugabo. Bari kuyihinga ku bwinshi, bari kuvuga bati natwe tuzeze ibitoki bingana gutya. Nyagatare rero yahoze ivamo ibitoki n'ubundi, ariko ibitoki byari ibyo kurya. Ariko n'ubu bagiye guhinga ibitoki bigiye kuzajya bivamo imitobe. Fiya ntago bayirya, ni y'imitobe, ndetse bakayikoramo n'inzagwa iriya mitobe. Sinzi niba n'umuneke wayo bawurya. Ni umuneke uba utaryoheye mu kanwa k'umuntu, ariko umuneke uvamo umutobe, umuneke uvamo. Uyu muhinzi w'urutoki rero utakomeje kudutangariza ibintu byinshi cyane, akatubwira ati mwebwe muri gufotora nimufotore, ariko nta muntu umbereye mu rutoki, mwebwe mufotore mwijyanire amafoto ndetse mujyane n'amavideo. Nta bintu byinshi yatubwiye kuri uru rutoki rwe. Icyo yatubwiye gusa nuko imibyara ayigura mu Bugande akayizana mu Rwanda ku giciro gikeya cyane. Ati ariko mu Rwanda iyo nkugishijemo umuntu ukeneye nanjye muca amafaranga menshi cyane. Ati kuko abazakuraho umusaruro nawe utabarika, umusaruro mwinshi cyane. Uyu mugabo rero wahariya Nyagatare yumvikanye ngo n'uruganda rw'i Kigali agiye kuzajya agemurira ibitoki binini cyane, ibitoki biri kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ngaho namwe mwibaze umuntu umwe wumvikanye n'uruganda ugiye kuzajya rugemurira rugakoramo inzoga. Umve ko iki kintu ari ikintu cy'umushinga ukomeye cyane.
uyu mugabo yatubwiye ko afite insina 400 mu murima we. Wumve nawe ahantu ukuntu hangana, insina 400 ziri kwera ibitoki bingana gutya, ambaza amafaranga azakuramo. Wumve ko ari amafaranga menshi cyane, ariko uyu mugabo nta n'intego afite zo kuba yareka guhinga iyi mibyare. Arimo aravuga ati ngiye kuzajya mu Bugande noneho mpakize imodoka y'iyi mibyare nzi nyihinga ahantu hanini cyane. Ati kuko intego yanjye ngo ntabwo ari iyo kugemurira uruganda rumwe, gashaka wenda nk'inganda 5 azagemurira ibi bitoki. Bati uruganda rumwe rwamenda, uruganda rumwe rwazajya rumera ku giciro gitoya. Bati none mpamvu nanjye ngomba guhinga ahantu hanini, narangiza nkashaka inganda nyinshi. Wumva ubwenge bw'uwo mugabo watekereje guhinga imibyare ingana gutya. Ati njye sinajya gukora umushinga nabanje gutegura uburyo uyu mushinga wanjye uzagenda. Ariko nawe ibyo yatubwiye koko nibyo. Niba uri umuhinzi ufite ikintu uri wenyine, yego nibyo uzaba uri wenyine koko. Abazakugurira bashobora kuzaguhinda kuko umuntu uzaba uri kugurira n'umwe gusa, ariko ninshaka amasoko menshi bizatuma bantu banyenera baba benshi nyine, nawe n'igiciro kiyongere. Ibyo bintu nawe ushobora kuba uri kubyumva neza, uburyo umugabo nyine yatekereje neza umushinga wo guhinga ibitoki, agashaka amakoperative menshi azajya aramurwanira. Ati nimba mfite amasoko menshi, uzajya umpa igiciro kinini niwe nzajyamo ibitoki byanjye. Ati ariko niba mfite amasoko makeya, urumva bya bitoki byanjye ntabwo byabona isoko, kandi nta nubwo byabora amafaranga menshi, bazajya barampenda. Abanyamakuru rero baganiye n'uyu mugabo bamubajije igihe umushinga uzagukira akabona ibitoki byinshi cyane biruta ibi ngibi. Aravuga ati nyuma y'imyaka 3 nzaba maze kugira urundi rutoki rwikubiye nk'uru 3. Abantu rero bari aho hafi aho ngaho bari bahuruye nabo baje kureba ibyo ari byo, batangiye kuvuga bati nyuma y'imyaka 3 uyu mugabo naba afite urutoki rungana gutya, ati natwe tuzaba dufite urutoki rugiye kungana nk'uru nguru yahinze mbere. Abaturage batangiye gushyira agahigerero hariya i Nyagatare, bose bahise bagukira umushinga wo kujya guhinga intoki, umushinga wo guhinga izifiya. Ariko uyu mugabo niwe uzahana kuri izifiya mu Bugande, bazigura nawe akabaha ku giciro kinini, ariko nabo ntibiganyira kugura nawe iyi mibyare ngo babashe kuba bahinga bazeze ibitoki nk'ibi ngibi. Amakuru rero twakusanyije twavanye hariya Nyagatare Nyabwishongwezi bw'uyu mugabo wahinze ibitoki bingana gutya, ibitoki muri kubona biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Njye wayakusanyije nk'abanyabagejejeho, nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru tuzajya dukora azajya kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.